Nkuko mukomeje kubisaba muri benshi, uyu munsi ngiye kubasomera ibikubiye mu gitabo cya Enoki, duhereye kuri chapitre ya mbere. Nkuko mukomeje kubisaba, ubushize nababwiye impamvu 5 zatumye kino gitabo kivanwa muri BIbiliya. Iki gitabo rero kikaba gikuyemo ibyo Enoki yandikiye abanya-Ethiopia, amabanga ya Enoki, n'ibyo Enoki yandikiye abaheburayo. Reka turebere bikubiyemo. Wibuke ko iki gitabo ndagisoma mbivana mu cyongereza mbishyira mu kinyarwanda. Ijambo ry'umugisha rya Enoki, ijambo yageneye abakiranutsi. Abakiranutsi bazaba bariho mu gihe cy'amakuba kizaza, igihe abantu bose b'abanyabyaha batemera Imana bazaba baravanyweho. Umugani rero Enoki yakoresheje abwira abantu, aburira abakiranutsi, yiboneye n'amaso ye, yafunguwe n'Imana. Ibyo bintu yabibonye ubwe, abibona mu ijuru, kubera abamarayika babimweretse. Yumvise byose, abona byose, yumva byose, arabyibonera n'amaso ye. Ariko ntabwo byari by'iyo myaka kugira ngo babyumve babimenye. Ntabwo yari generation y'icyo gihe yari iriho, byari ibintu by'ibihe bya nyuma yabyeretswe, atari ibintu byari bigenewe abantu bari bari icyo gihe, ahubwo bya generation z'ibihe by'imperuka. Icyo gihe abo bantu bazaba ari ibihe birebire bizaza, byari kuzaza mu gihe kizaza. Icyo gihe yarabibabwiye, ibyo ndabibabwira, ndabibahanurira, nabyumvise, nabyiboneye n'amaso yanjye, abamarayika babinyeretse, ariko ntabwo ari mwe bigenewe abantu b'icyo gihe bari bariho. Hano rero no duhera tubona ko Imana yeretse iyi gitabo Enoki, nkuko benshi babihakana bavuga ngo igitabo cya Enoki nticyabayeho. Urumva ko ni ibintu abamarayika bamwerekeye ubwe, arabibona, ariko abona bitari bigenewe abantu bari icyo gihe, ahubwo bigenewe abantu b'ibihe bizaza. Remote, akoresha remote time, mu gihe kizaza nibo bigenewe. Kumunyakuri naramubwiye, ndeba nkoresheje umugani, Imana izaza kubana nawe. Atubwira hano, Enoki aratubwira ko Imana izaza kubana natwe, kandi Imana ihora ibihe byose izaza ku isi, izagera no ku musozi wa Sinayi. Imana izaza mu ngufu zayo, ive mu ijuru ize mu isi. Abantu icyo gihe bazicwa n'ubwoba bukomeye. Icyo gihe nagiye kubona mbona imitingito, imirabyo, inkuba zikubita hirya no hino. Abantu benshi bicwa n'ubwoba, kuko Imana izigaragaza mu bice byose by'isi hirya no hino. Imisozi ikomeye nabwo izahinda umushyitsi, kandi imisozi ikomeye nayo izacishwa bugufi. Bizayonga nk'urumuri, biyonge. Isi yose izahindishwa umushyitsi, kandi ibiri ku isi yose bizapfa. Ibiri ku isi yose bizapfa. Hazaba urubanza ku isi yose rwagenewe umuntu, ariko umunyakuri n'umukiranutsi azagira amahoro. Imana izarengera umukiranutsi, kandi abakiranutsi bose bazagira imbabazi z'Imana. Abantu bose bazaba abantu b'Imana imaze kuvanaho abanyabinyoma, abanga Imana, abakora ibyaha bose. Nyamara kuvanaho abazaba basigaye bose bazaba abantu b'Imana, kandi abantu bose bazagira ubutunzi bukomeye, kandi bazahabwa umugisha. Imana izafasha abantu bose bayo beza bazaba basigaye b'abakiranutsi, kandi urumuri ruzababonekera abo bantu bazaba basigaye. Imana izagira isezerano ry'amahoro n'abantu bayo bazaba basigaye, imaze kuvanaho
ababi bo mu isi, ndareba ngiye kubona mbona abantu 10,000 by'abakiranutsi bayo baje kugira ngo bacire urubanza abantu bari mu isi, kandi Imana izasenya abantu bose banga Imana, abantu bose bahakana Imana, banga Imana, bose abo bantu 10,000 by'abakiranutsi b'Imana izohereza bazagucira urubanza abazaba banga Imana bakora ibibi, bose nibo izakoresha kugira ngo bavaneho abantu banga Imana. Ikiremwa muntu kizacirwa urubanza, kandi imirimo mibi yabo yose niyo izatuma bavanwaho kubera ibyaha bakoze n'amabi bavuze ku Mana. Ikiremwa muntu kizacirwa urubanza kubera amabi cyakoze, yaba ibyaha, yaba guhakana Imana, gutuka Imana, ibintu byose bitaboneye umurongo w'Imana bakoze bakoreshejwe n'ubuyobe. Ibyo bintu byose Imana izabacira urubanza kubera ko bemeye gukurikira ibyaha bakanga gukurikira ijambo ry'Imana yababwiye. Ibyo rero akaba ari bikubiye muri chapitre ya mbere. Ubutaha buriya nzagenda bitegura manze mbishyira mu Kinyarwanda, noneho nze bisomere mu Kinyarwanda ntabivana mu Cyongereza mbishyira mu Kinyarwanda icyarimwe, kuko ntabwo bijya umujyi umwe nk'uko bikwiye kugaragara. Ubutaha rero ndibaza iri ryarigerageza nzajya maze mbivane mu Cyongereza mbishyire mu Kinyarwanda, noneho mbisome mbivana mu Kinyarwanda ntiriwe mbihindura nk'uko bikoze ubu. Ibi rero bikaba bitwereka ko Enoki igitabo yagihawe n'Imana imufunguye amaso, imwohereza abamarayika baramwiyereka kugira ngo bazategure abantu bazaba bariho mu bihe bya nyuma uko bizaba bimeze. Urumva ko ibi bintu bidutegura kugira ngo tumenye uko ibintu bizagenda n'uko bizaba bimeze. Ntabwo umuzungu yari kwemera ko tubimenya, akaba ariyo mpamvu tugiye kujya tubibasangiza mu gitabo cya Enoki kugira ngo tubimenye, noneho twitegure iminsi ije. Murakoze rero, ubutaha tuzakomeza muri chapitre ya 2 ko ni ntoya tuzishyire hamwe. Mbasezeranyije ko nzajya manza nkabishyira mu Kinyarwanda, noneho nkaza nkabishyira mu Kinyarwanda ntiriwe mbikura mu Cyongereza nk'uko nabikora uyu munsi. Ubwo ubutaha ndumva bizagenda neza kurushaho. Murakoze, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.